Imeza. Ija mu rugo? Yego. Kambanze imbikizo no mu nda itangaraka. Arafunguye. Yego. Uriya bamwita Ivone. Inshuti yawe. Sawa ubwo rero ka mugeze hano. Sawa. Sawa. Kwa mugabo wawe wigeze ubona hari uwo mbana mu cyumba cyanyu wigeze ubona hari uwo nkurubana mukuye mu buriri nkamujyana hano wari icyo wakoze waramubangatanya cyangwa se mu byo uteka warabizi nta mwana bisangiye kuko nikira hano ahubwo ufite ikihe kibazo mu mutwe wawe ahubwo wowe ufite iki wajya ukora akazi kawe umugabo wanjye akureba iki hari uwo mbwira ngo ndebe ubwo se ndebe wagusize Guteze. Burya mu kusa. Amahari. Nabokore. Uriya mugore reka ntenukore n'ubundi yarambujije amahirwe. Weyerega biriya bintu n'udufaranga nubwo atari twinshi ariko tubona rero hari igihe n'umuntu watubonye ukabika batsika buzigura agakanzu keza nk'aka ngaka niba byabaye ngombwa ari nk'ahantu ugiye nyine ukambare ukuri ahubwo biriya bisheke biri mu mafaranga ntabwo ari cyane ni ukuri ntabwo ari cyane no kumenya ko yabika nyine nayo ubonye rero ubwo nigifashe irambere nyine ndaza ko twari twavuganye ko n'ibigukunda ari wowe waza cyangwa nkaza nubwo gusireka bize tuje cyane twavuganye kuri telefone ko numvaga rwose kugira ngo umbwire kuko urakomeje ibintu wavuze tubiganireho amasuku yanjye njye ndakomeje cyane ahubwo njye ndakomeje erega urabona kuba nari mazu umwaka urenga mbana n'umugore kongera kubaho nk'umuseribateri muri ubu buzima biragoye mbaye mukobwa najya witwara uwo wawe wese wiyame ku mugabo wanjye nshaka ko unabyibagirwa ukamwibagirwa ukeneye ukubona muri kumwe kukubona umuvugisha icyo uzajya ushaka cyose ujye ukimubariza yewe Viviane ngo umugore w'umugabo hano turubatse ikindi kandi umugore w'imitsindahira wese ufite ikimu uwo kurya ukajya kuri toilette ugacira nta kindi nta mugore ukirimo wese wumuze ikibazo uri kuzumva ngomba ibyo uri kuvuga uri kwivuga uri nta mugore ukirimo sibyo rero ushobora gushiduka gusanga umuntu wabaye nka bwa busore n'iki umuntu yatangiye no kujya ku biro n'iki rero kumva kiba ari ikibazo ariko ntumve ko nabikora simvuze ko nabikora ariko nyine urabizi nyine tuba turi abantu rero mu rwego rwo kubyirinda n'iki aho kugira ngo umuntu azakomeze kubaho gutyo nk'ingaragu n'iki arwana n'ubwo buzima nta mpamvu yo tutakwifatanya ibyo uvuga ndabyumva ijana ku ijana ariko nk'uko nabikubwiye ni ukuri pe reka wenda mubwire ijambo ntabwo bimubwira navuga ngo ndabyanze pe ndabyemeye urumva ariko njye na 15 nk'uko nabikubwiye kuko uriya mugore wawe n'umugoreka isaha n'isaha rega cyari umugore wawe isaha n'isaha ashaka kubona n'umugore akamuzi rero n'amaze byagenda ute oya ntukajye mbwira ibyo uriya mugore uriya n'umugore wanjye se uhari uri kubona hano haba ndi kubona ngaho ariko ashobora kutagaruka ubuzima mbayemo n'ubuzi rero kandi uriya mugore niwe yagaruka njyewe aho kugira ngo njye nsubirane n'uriya mugore nongere mbane n'uriya mugore
byaruta nkajya kuba mu isenga y'impyisi nkavuga ati ngewe mbana n'impyisi aho kugira ngo mbane n'uriya n'ukuri urase n'umuntu wagarutse akagusaba imbabazi agapfukama ibyo utegura kwisubira ntabwo wamubabara yego ndabyemera mfite ibikomere bye ariko ntabwo nshobora kongera kubana n'uriya mugore. Umugore se utamesera umugabo we, umugore utatekera umugabo we, umugore utasisira umugabo we, ubundi uwo maze n'ukuri. Ese ko atarakugurira imyenda nimba agukunda? Imyenda se urabona mbaye iki? Urabona mbaye iki? Yari nambara ubusa nk'umugabo. Twiga byaba badutoje umuco. Cyangwa azajya mu murima n'aka ngaka ntabwo gakwiye. Aha ni iwanjye. Nagakwiye ntiwajya. Nagakwiye ntiwakambara. Nagakwiye urambura nimwamurikirwa. Twibwiye ko mu minsi imbere nzakubona ukuntu zariye. Kowe ni iminsi twari iminsi ingana. Agakobwa n'umushore. Mabuja nawe arasekeje. Ubwo ngo utakiri mabuja wanjye. Cyiza no kuvuze ko bikonje. Ubu ntabwo kirimo. Kaje ubundi wari winjira mu nzu irimo umuntu w'imbere. Urasohoka hano wumva nk'imbere. Wiruka hari ingendo uzanagukingira usohotse. Wowe ukuzuye. Umugore se utakora kuri umugore. Ubwo nawe rero uricara ukwiyumvamo kuri umugore. Nyine gufata ikindi cyemezo cy'ubuzima ahubwo niyo mpamvu nyine yuko tugifatanya tugakomeza urugendo ntabwo nkeneye gusubira inyuma ahubwo nkeneye kujya mbere. Rero niyo mpamvu nkeneye umuntu nkawe mfashe dukomeze mu buzima. Ni byiza rwose nta kibazo kuba umubona n'umugabo mwiza pe. Reka ndabyumvisha n'uje ko ibyo uvuga bifite gahunda reka ko nabikubwiye n'ubu ngubu nta gihindutseho reka tube tubishyize kuri 50 turebe byibuze twihe wenda nk'ukundi kwezi kumwe turebe aho bishya bishyira tubona nta kibazo rwose njye nta kibazo nabyemera pe ahubwo nabonye ko imodoka tuzanira ibisheke yaje rero ndumva nagenda urabizi ko n'ubu n'umukati njye ngiye gufata ibyiza hakiri kare nuko njya kongera kwicururiza uko reka turaza gusubira cyangwa tuzongera. Ntabwo uza kujya kurangura gusa ariko ukwezi ni kwinshi muri ubu buzima bw'ubugaragu bw'ubusiribateri n'iki ukwezi ni kwinshi rwose. Ese kuko inzu nawe ubirebye neza wabonye ari igihe nta kibazo kuko urumva umpunzi nta kibazo. Nuko cyava heza ukora umugore wawe w'umusirimu ukuriya nanjye kuba nimenye ko nguko ubu nabyiza nbyizere ko nta kibazo. Wowe genda ubanza ugiye kurangura sibyo? Genda urangure ugenda ubitekerezaho ariko ngiye byibura umpa igisubizo cyiza vuba harabuze kwezi ni kwinshi. Kanoneho nambara udukamambiri muherekeze noneho kandi wakoze kuza.